Habayeho umugabo akitwa Gashirabake. Acirira imbwa maze ayita muti wa mpongo. Umugore nawe ati nabonye ikibwana cyiza ndashaka kugicirira. Ngwino tujyane ujye kugicirira. Baragenda barakizana. Umugore aramubwira ati wise imbwa yawe muti wa mpongo, iyanjye ndayita Nyabarongo. Bukeye umugabo ajya ibwami guhakwa, asiga abwiye umugore we ngo azajye agaburira imbwa ariko abanze muti wa mpongo, ngo natayibanza izabyanga. Umugabo aragenda ajya guhakwa. Umugore agiye kugaburira imbwa abanziye agaburira muti wa mpongo irabyanga. Arongera bigira atyo, imbwa nanone irabyanga. Imbwa ibonye ko inzara igiye kuyica iraboneza ikurikira shebuja kumuregera. Igeze ku rugo rwa mbere isanga abana bari kurya inyama, irazibaka irazirya, bayikubita ikibando. Ijya ku irembo itangira kurira iririmba iti ubonye Nyabarongo iririye ku mubiri wanjye, naho muti wa mpongo ndiriye ku rugendo. Nimfa ninyira nsanganire data, nsanganire data Gashirabake kavugiyeho imvura yagwa na Gashobero. Imbwa irakomeza iragenda, igera ku rugo rwa kabiri isanga abana barya ibijumba, irabibaka irabirya. Irangije iragenda, igeze ku irembo iririmba kwa kundi. Irakomeza urugendo iza kugera aho abahinzi bahinga, ijya kwinukiriza ku mpamba zabo. Ishaka uwo wapfunyitse inyama ibona aho ziri, iraziterura irirukanka, abahinzi bayirukaho. Imbwa ikabasubirana inyuma ibamokera iti ubonye Nyabarongo iririye ku mubiri wanjye, naho umuti wa mpongo ndiriye ku rugendo. Nimfa ntinyira nsanganire data, nsanganire data Gashirabake kavugiyeho imvura yagwa na Gashobero. Bumvise iby'imbwa ivuga barayihorera. Imbwa iragenda igera ibwami isanga abana barya inyama, irazibaka bayitera amabuye. Ijya ku irembo igenda iririmba ya ndirimbo yayo y'amaganya irira cyane. Iragenda no haruguru y'urugo ibona shebuja, yiruka imusanganira maze iramusimbukira iramurigata. Shebuja amenya ko hari ikintu kiyibabaje. Gashirabake abwira umwami ati nyagasani, dore iyi mbwa yanjye nari nayishinze umugore wanjye, none dore nsanze hano, ndakeka ko iwanjye hatari amahoro. Umwami ati nibayibagira intama. Barayitekera barayihira arya. Nuko Gashirabake asezera ku mwami ajya kureba ibyo mu rugo rwe. Umwami aramubwira ati jya mu gikari urahasanga abakobwa uhitemo umukobwa ushaka, ujya no mu rugo urahasanga ibimasa uhitemo ikimasa kimwe ushaka. Gashirabake aragenda asanga abakobwa mu gikari ahitamo, areba n'ikimasa aca harataha. Ageze iwe ku irembo atarinjira mu nzu abwira umugore we ati fata inkoni yawe n'ikintu cyitwa icyawe cyose maze umvire mu rugo, ujyane n'imbwa yawe, simba ashaka mu rugo rwanjye. Nuko umugore ahambira utwangushye n'imbwa ye ataha iwabo. Umugore we amusenda amujijije inabi yagiriye imbwa, yibwira ko itazi kwirengera. Gashirabake amaze kwirukana umugore arongora umukobwa yahawe n'umwami, barabana barabyarana, baratunga baratunganirwa. Sinjye wahera hahira umugani. Habayeho umugabo akitwa Nzapfaniba, akarusha abandi ubwenge bwo kwiba. Umunsi umwe yagiye kwiba ahantu asanga bene urugo basinziriye. Ajya mu ziko arahurura umunyotwe maze awusuka hagati yabo. Barikanga bitera hejuru. Uko bakagiye mu kirere Nzapfaniba ashikuza inkanda ariruka. Bashize ibitotsi barabyuka baramukurikira, basanga ikirari cyumye kera. Baragaruka. Bukeye ajya kwiba ubutware. Agezeyo imbwa zitangira kumoka. Nzapfaniba ziha amagufwa n'ibikoba zibihugiraho ntizongera kumoka. Nzapfaniba aratambuka ajya mu nzu ariba. Ageze mu muryango imbwa iramoka, yongeye kubwejagura ayikubita umuhoro, icyasaya cyo hasi kiragwa. Abagaragu bageze ngo barakurikira Nzapfaniba, uwa mbere amukubita icumu mu nda amutsindaho. Abandi babibonye barahunga. Nzapfaniba atahana ibintu yibye. Ku wundi munsi ategana shebuja ko bazasangira kandi ko azamwiba. Nuko baratega ku kagoroba
Nzapfa niba agenda akurikiye inka yari yaraye ibyaye itaha ivumera. Igeze imbere y'ikiraro cy'inyana cyari mu rugo, Nzapfa niba yicoka mu nzu ya Kambere, asesera munsi y'urutara. Bindikiza inka, zirakamwa, zirahumuza, baza kugaburira nyir'urugo, nuko Nzapfa niba yisunika yegera aho bariraga. Ni ibya kera rero, nta matara yabagaho, n'umuriro bacanaga, kandi nawo ukajya uzima hato na hato. Umugore azana amata yo guha umugabo. Igihe umugabo anywa amata, Nzapfa niba nawe aratambuka ajya ku ruhimbi, yenda icyansi cy'amata nawe aranywa. Ku ruhimbi hakaba hari hegetse ihembe ryuzuyemo ibintu by'umutware. Nzapfa niba ararijyana, aricukuza inzu, maze arijugunya inyuma yayo kugira ngo aze kurisangayo. Bamaze kurya no kunywa, Nzapfa niba ava mu rutare, arigaragaza, abwira shebuja ati, ntiwemeye ko twasangiye? Ati, ngo iki? Ati, ngiki icyansi cy'amata nanywereyemo, mbonye nizwe, kandi nawe unywa amata. Ati, ndagiye, ejo nzagaruka kwenda integano yanjye. Shebuja arumirwa. Ati, genda ejo uzaze utware Ruhugu rwaniye. Nzapfa niba aragenda n'inyuma y'inzu, ahitana rya hembe arataha. Aragenda ageze mu ishyamba, yumva intare haruguru ye zirivuga. Ubwoba buramutaha, arikanga, ndetse ubwoba butuma yikubita hasi. Mu kugwa abwira rya hembe, rimushinga mu rwano, amaraso aradudubiza. Nzapfa niba agendera ko arapfa. Nuko Nzapfa niba apfa yiba koko. Izina ni ryo muntu, sinjye wahera hahera umugani. Rushyanuka na Gacu. Habayeho umugabo akitwa Rushyanuka, akaba umutunzi cyane. Akagira umushumba witwaga Gacwera, agashumba k'ingabe ya Ruhiriri katazinywesha ubucuma. Kakabana na mwene nyina wa Rushyanuka mu nka. Bukeye Gacu atuma kuri Rushyanuka ko amaherezo bazarwana. Ngo buke mu gitondo Rushyanuka ajya gucurisha imyambi. Gacu aratera, asanga inka zirimo Gacwera na mwene nyina wa Rushyanuka. Gacu araza n'ingabo, bicara ku irembo, imfizi irivuga. Gacwera ati, ndakwicira Gacu, ndakwicira abana ba Gacu, ndakwicira abakwe ba Gacu, ndakwicira abagore ba Gacu. Imfizi irongera irivuga. Gacwera ati, ingabo yanjye nyibindira mu kwaha, nkica abantu 5. Imfizi imaze kwivuga, Gacwera yenda umutana arawusuka. Mwene nyina wa Rushyanuka arafurahamya igikingi cy'irembo, asimbuka urugo ajya mu rufunzo. Gacwera agashumba k'ingabe ya Ruhiriri katazinywesha ubucuma, arafura yica abantu 5. Ararasa akoboka intoki. Inka barazinyaga. Gacwera abwira abakobwa bo muri urwo rugo ati, nimuzambarire impumbya zizagaruke. Hasigara imfizi n'insumba yayo. Gacwera ajya kubwira Rushyanuka ko Gacu yanyaze inka. Rushyanuka araza asanga inka zaranyazwe. Umujinya uramwica, bukeye agishishiriza mu ishyamba, baca ingando, bacanira inka. Gacu akaba yicaye ku Kicukiro n'abatwa be n'abagaragu be n'abakwe be n'abana be. Gacu atuma abatwa 3 kwa Rushyanuka. Bagarutse baramubwira bati, umwotsi uri mu nkora y'imfizi. Gacu arongera atuma abandi, nabo baza bamubwira kwa kundi. Gacu aricecekera. Bukeye Rushyanuka aratera, asanga Gacu yahingishije n'inka zibyagiye ku irembo. Rushyanuka atuma umushumba kumuvunyishiriza. Umushumba aragenda abwira Gacu ati, Rushyanuka arashaka ko mubonana. Gacu ati, ngiye kureba uwo muntu. Abandi bati, witabe iyo mbwa. Gacu yenda ingabo n'amacumu 2 n'inkota. Arongera atuma umushumba ati, genda ubwira Rushyanuka uti ngwino mubonane, uti ngwino muhurire mu rugo. Umushumba aragenda aramubwira ati, Gacu ngo ngwino mubonanire mu rugo. Rushyanuka gaba akigera mu rugo, atamika umwambi, arafora, ararekura. Ahamya urugi rwo hagati, umwambi uhitana urugi rwo haruguru, wica abakobwa 2 bari bahari. Gacu arasohoka. Rushyanuka ati, mbanza. Gacu ati,
hama mubanzi. Araritera rimushyira hasi, arararikira. Rushyanuka ati reka nanjye ngutere. Ararimutera rimushyire hasi, rimushyira hejuru. Arimukubita mu mutima, yikubita imbere y'igitabo. Rushyanuka ahamagara umugore ati ngwino wegure umugabo wawe aranunutse. Umugore arasohoka. Rushyanuka yenda inkota y'umugabo we, arayimukubita, amugereka hejuru y'umugabo we, yica abana be bose n'abagore n'abakwe babo, arabatsemba. Nuko Rushyanuka akubura ibyo kwa Gacu byose, inka n'intama byose arabijyana arabitunga. Sijye wahera hahera umugani wa Rushyanuka. Ndabashimiye cyane abantu mukurikiranye Ingoma Ijana channel, abantu mukora subscribe, mukora like n'abantu musharinga. Ndabashimira cyane, n'uruhare rwanyu mu kubaka ndetse no gusigasira umuco gakondo, umuco wacu, cyane yuko iki gihugu ariyo gakondo yacu nk'abanyarwanda. Ikintu rero nababwira, twatangiye program yo kujya tuvugana no ku mateka, tukarebera hamwe amateka yagiye aranga u Rwanda, cyane ko twayahereye hasi kuva kwa Gihanga Ngoma Ijana, tuzagenda tuzamuka kugera ubu ngubu, turebe uko u Rwanda ruhagaze ubu ngubu. Ariko twabanje kumenya se igihugu cyacu cyawe twaturutse hehe, kuko buriya umuntu yatazi ahava biragoye no kuvuga ngo azi ahari kugana. Iyi channel rero, iyi channel ni y'abanyarwanda bose muri rusange. Ni channel tugomba kujya twigiraho umuco, tukigiraho amateka, tukagenda twigiraho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bijyanye n'umuco nyarwanda n'umuco gakondo wacu. Tuzigiraho ibintu byinshi, tuzagenda tureba bimwe mu bikoresho byagendaga bikoreshwa mu Rwanda kera rwo hambere, turebe imwe mu myambaro yagendaga yambarwa mu Rwanda rwo hambere, turebe imibereho, ese ibiryo byabo byabaga bimeze bite, cyane yuko ibyo muhishe ari byinshi cyane. Tugiye gutangira gahunda yo kujya dutembera, noneho tukajya tugenda tureba bimwe mu bintu bivugwa mu mateka, nyine ahantu nyaburanga. Urugero nk'ubushize twakoze ikiganiro ku ngoma ngabe z'u Rwanda. Iyo ni amateka twatangiye, havugaho ubutamo kwa Nyagakecuru. Hari abantu benshi bakumva ariko batahazi, tuzahasura tubereka amashusho yaho, turebe uko bimeze. Tuzagenda turebe ibyo bita ibyo bya Ruganzu, aho ntago abantu benshi bahazi ariko abantu barabyumva. Turebe aho Rutare rwa Kamegeri, dukora amateka menshi cyane, ndetse no ku mateka ririyo, uretse kuvuga ngo ni imigani, ariko no amateka ririyo abantu bagiye babaho. For example, ba Rukara rwa Bishingwe, abo bita abami ba Ruganzu, ba Musinga. Tuzagenda dukora ibyigira nyine kuri ibyo bintu byose. Urabona ko dukoresha AI tukageneratinga prompt cyangwa se images, ariko noneho zigerageza kuba related n'iki na stories, kubera ko mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yahise ntabwo biragoye kuba twavuga ngo twabona amashusho y'icyo gihe. So kubera ko ntekereza yuko n'icyo gihe iterambere ryari rihari, ntabwo byashobokaga yuko abantu bashobora gukora amashusho ashobora gukoreshwa nyine. So that's why nyine tugerageza gugeneratinga images dukoresheje AI, noneho then tukagenda turebera hamwe mu by'ukuri isi ni kugerageza kurema nyine ishusho y'ibyo bintu kugira ngo tubashe kuyumva neza. So ndasaba ababyeyi bose rero, iyi ni channel y'abana, abana bagomba kuyihuriraho bakigiramo amateka, cyane cyane ko izi ngizi ari animated stories. Ntekereza yuko baba interested cyane kuri ibi bintu, kandi bikagenda bibafasha no mu myigire yabo ya buri munsi, mu kumenya umuco, gusigasira umuco ndetse n'amateka y'igihugu cyacu. Kuko iyo umuntu adafite gakondo nta nubwo ajya amenya n'ahari kujya. So ndabakunda cyane rero, mukore like, share and subscribe. Ikindi kandi mukomeze mukunde igihugu, dukunde igihugu, tukirwanirire, turwanire ubusugire bw'igihugu cyacu, tukirwanire ishyaka. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.